nkunda kubona amaposte yawe kuri TikTok, kuri Facebook, kuri status zawe za WhatsApp upostinga ibintu by'amaganya, ibintu biteye ubwoba by'abakobwa bane baba barwaye mu kibiki. Abakobwa wowe nawe bimeze biteye, gira icyo by'abanyarwanda. Rero ikintu navuga urebye bicamo kwa bisa nkaho nazindutswe nyine abakobwa kabisa. Nari mfite umubebe watumye nyine nzinuka abakobwa mbafata kimwe. Umukobwa namwishyuriye segonderi man. Mwishyura segonderi man, nkihiringa hanze mu buzima bwo hanze man, nkambara nyine bitari bya danje. Urabona nkubona aka gasura nsigaye mfite man. No kubera yuko nyine namuretse dusa nkaho twanatandukanye. Noneho najyaga mu kiyedi ajya mu kazi. None ni wa muhungu wanyu bica mu kwaha banje kubasuhuza abakunzi ba Yewe TV. Nkangurira abantu babwira ati mwabantu mwe mukande subscribe ku bintu bigiye bica kuri na channel ya Yewe TV. Ni ibintu biteye ubwoba. Hano kuri kamera turi kumwe nande? Turi kumwe na Ezekiel abakunze kwita Rutwitsi. Njyewe izina nzini Rutwitsi, Ezekiel ntago narindize gusura koze kuburi bw'abanyarwanda. Rutwitsi karame banje kugusuza cyane. Murakoze cyane nanjye ndabasuhuza. Hagati aho Rutwitsi sukweshyura asa neza kabisa. Thank you papa. None se Rutwitsi muri make wari umeze ute? Umwaka utangiye ute? Ibintu bimeze bite? Umwaka ntago nawutangiye neza. Cyane ko nyine nari mfite umuntu nashaka guporopoza muri uno mwaka dufitanye gahunda. Ko nyine byarangiye nkatiye tu. Rutwitsi uvuze nje guporopoza numva unkozwe ahantu. Nkunda kubona amaposte yawe kuri TikTok, kuri Facebook, kuri status zawe za WhatsApp upostinga ibintu by'amaganya, ibintu biteye ubwoba by'abakobwa bane baba barwaye mu kibiki. Abakobwa wowe nawe bimeze biteye, gira icyo by'abanyarwanda. Rero ikintu navuga urebye bicamo kwa bisa nkaho nazindutswe nyine abakobwa kabisa. Nari mfite umubebe watumye nyine nzinuka abakobwa mbafata kimwe. Umukobwa namwishyuriye segonderi man. Mwishyura segonderi man, nkihiringa hanze mu buzima bwo hanze man, nkambara nyine bitari bya danje. Urabona nkubona aka gasura nsigaye mfite man. No kubera yuko nyine namuretse dusa nkaho twanatandukanye. Noneho najyaga mu kiyedi ajya mu kazi ko kuroba, nkajya mu kazi ko kuroba murabe gutwara moto nyine abandi tu. Kuroba ndabyumva ibyo kuroba ne moto. Umva nta permis wari ufite? Nta permis nari mfite. Noneho ari ukwirirwa nyine nshaka utuntu turaka manakira kana kimwe zirimo bicamo kwa. Nigeze nakora n'umunsi wa rimwe ngo nyihorere niyo cyari cyo guseye ifumbire man. Banara kugikora kugira ngo nsimishe umukobwa. None se karame hagati aho uwo mukobwa byagenze ku buryo yaguteye agahinda nkako mbona uko ngiye nkunda kubona amaposte yawe nkumva nanjye bikumbaza nk'umuntu w'umujamani baza ati se abakobwa byagenze gute? Rutwitsi bimeze bite? Tubwire neza tunyuriremo uko bimeze nyine. Rero reka tubive imuzi tubigere isakaro. Buriya mani bicamuka mani, igeno ry'umuntu riba rihari uko byagenda kose. Nakundanye n'umukobwa imyaka 10. Kubi kose ariko mwahereye kera cyane ubwo birumvikana. Twatangiye yiga segonderi mu wa 3. Ndamwishyurira nagiye kumwishyurira tumaranye imyaka 5. Mwishyurira guhera senior 4 kugera S6. Umukobwa nkamumenyera inkweto, nkamumenyera imyenda, nkamumenyera buri kimwe man, na minerval na school feeding ayimenye. Ariko man njye ubwanjye naramuporopoje mwambika fiance, yarangije arambwira ngo ntago byakunda. Umuntu wahaye ibintu nk'ibyo ngibyo akakubwira ngo ntago byakunda? Ntago byakunda, kandi yari yaranjijishije yemera ko mujyana muri famille yanjye iramumenye. Iramumenye. Rutwitsi noneho ngaho nanjye birambabaje pe. None se ikibazo ufite ni kimwe ko abakobwa bose byarise bibuka nk'uko ntawe ibyo gukundana ntago wabisubiramo. Ariko bicamo ko reka nkwereke. Buriya abahungu dufite ukuntu turemye, Imana yaturemye nyine bitandukanye. Ariko navuga ngo twebwe turi inyama zorohera abakobwa kuba babasha kudushuka uko bishakiye kugira ngo babashe kuba bashuna ku nyama twebwe ubwacu dufite. Mani birababaje kubona umukobwa wamuhereza ibyo bintu byose man, ukamwambika guhera hasi kugera ku gisuko asigaye afite, uri kumva? Ukirirwa umujyana mu mashuti za Kigali, za Rusizi, wamusohokanye ariwe muntu ufite, ukanga abakobwa nka 600, uri kumva? Beza banamurusha ubwiza man, uri kumva? Bazaga bakubwira bati warize tugakunda nari buba kwinginga, warangiza ukigira kasa mutwe, ukigira uwa danje, warangiza bango ngewe ngo ntago ngo nshobora man iteka. Rutwitsi ihangane bibaho ndabizi mu rukundo, gusa ngiye nubwo bitarambaho ariko ibyo bintu hari benshi cyane bakunze kubivuga, ariko ibyawe ndumva biteye ubwoba.
none se ubundi umukobwa yakubabarije iki yakwangiye iki byagenze ute kumbwira neza mu byumba njyewe ikintu navuga sibyo uwo mukobwa ntabwo yagize amfata muca inyuma cyangwa mbigerageza kuri simukadi yanjye inshuro namuhamagaraga wakubwira ngo uzibarure umenye umubare ntabwo wawumenya sibyo noneho ikindi yari umukobwa nabwiye ko njye mukunda nawe nsubiza akankunda uri kumva byose nabikoraga nzi yuko umukobwa nkunda nyamara wewe yari afite undi muntu wundi bakundanaga uri kumva uwo nguwo niwe atabazaga ikintu na kimwe niwe atagiraga ikintu na kimwe yabwira ngo mfite ikibazo kimeze uko njye niwe ngiye yaturaga ibibazo bye nk'Imana uri kumva ariko nyuma yo kumubwira ngo reka ngo propose fiyansa yarageze no mu rugo bakamubona akanamenya na gahunda dufite no mu rugo bakayimenya uri kumva ntabwo yigeze abyishimira habe namba ahubwo wowe yafashe umwanzuro arambwira ngo jewe ntabwo ngukunda ku rwego kuba wanyambika fiyansa ye kuko mfite umuntu ngewe turi hafi kuko dufite atambwira ngo bafite save the date ngo ku itariki ziri imbere zitenze n'ibyumweru 2 ngo zubu ko bamaze no gukora invitation dutwitsi ubwo akimara kubikubwira muri wowe wiyakiriye ute wabyumvisha ute mani abagabo burya rukuntu Imana yaturemye bitandukanye kandi nibyo nashaka kukubwira nyine to buriya tubabazwa n'ikintu burya urukundo ni ikintu kiza mu buzima bwa mbere ariko nyuma iyo kimaze kuza kiza kiruka no mu kugenda mani kigenda kigukomerekeje kigutobora kigukeba kigira gute ariko nyuma kigera aho ngaho ububabare bugashira mani narabyumvise ako ka mwanya naraturitse ukundeba mani ndaboruga nk'uruhinja ndamubwira nti why baby wankora ibintu nk'ibi niki ntagukoreye kuki wankorera ubugome bumeze gutyo arangije ijambo yaransubije arambwiye ngo ntago ari we bucura mu bakobwa nzashaka abandi bakobwa bankunda ngo ibyo namukoreye hari abandi bantu benshi babikeneye gucya koze icyo ambwiye ngo narakoze ngo Imana impereze umugisha nawe tekereza umukobwa akubwiye uko nigeze areba agahinda mfite ngatekereze cyagiye yabaga yabuze ikayi yabuze ikaramu yabuze inkweto zo kwambara yabuze uniforme akaza kumbwira ngo arabishaka arira ntabwo yigeze areba amarira nyina nimo ndarira igihe nari mfite agahinda twitse karame papa nanjye waye ndumva bimbabaje gusa bibaho mu buzima none se twitse muri makeya twagutumye hano ngo ugire ikintu uvuga gira icyo ubwira abantu bari mu nkundo z'iki gihe ubabwire n'isomo niyo nyigisho wabaha muri make gira icyo ubabwira wenda ikintu navuga nshaka no kuba nahereza abanyeshuri bafite nk'urukundo rwo muri high school ndetse wenda n'abajene bari hanze kuri imihanda hari ukuntu umuntu yitereka bino babyita kwitereka hari ukuntu umuntu yitereka ukumva ngo ukunze umwana w'umukobwa ukumva ni byose byawe ukajya ugenda ufite akazi kawe arahembwa 20,000 iyo 20,000 uko uyihembwa ukayimushyira ngo aragukunda maybe abakobwa b'imisi n'abanyamibare uri kumva uyu munsi muravugana kuko agushakaho ikanzu y'20,000 ukayimugurira akagusekera akakwereka ishinya akakubwira ngo baby wakoze uri kumva ukumva murakundana byanyabyo ariko nyuma yuko we yaguhindutse nta kiganiro kimwe muzongera kugirana ndetse ahubwo wazahinduka mubi imbere yawe anatinyuka kubwire ngo urimbwa kandi atayobe yuko wari imbwa yazaga kubwira ngo yakanzu ndayishaka igezweho uri kumva ikintu nashobora kuba navuga nkabwira abanyarwanda ndetse abanyeshuri bo muri high school abajene bo ku mihanda mwitwararike nimba uri umusore ntago ari ngombwa kujya gusesagura amafaranga ngo wereke umukobwa ko umukunda maybe uzabimwereka ariko wowe azagukundira ibyo umuhereza ntago azagukundira umutima kandi burya amafaranga nta kintu na kimwe cyagura urukundo nta n'icyagura ubuzima uri kumva wazakwicira ubuzima kubeshya akagukunda afite undi musore akunda umuyorera amafaranga umuhereze nyuma yabwo azakwanga nta n'ikintu na kimwe yigeze aguhereza cyavunjwamo ubwo bushobozi cyangwa se ayo mafaranga wamuhereje ariko nyuma uzasigara mu butindi wowe ubwawe bwisesagura twitse urakoze cyane ku byo ubwiye abanyarwanda ntabwo utumye aha ngaha kuko numvaga nkushaka ngira ngo uko nabonaga agahinda wari ufite nkabona ukuntu wari umeze n'abantu benshi cyane bajyaga babyibazaho ko hari amaposite yawe gusa urakoze ku makuru duhaye ku byo utubwiye muri make thank you kabisa gusa warababajwe mu rukundo iteka ntago nshobora kuzongera gupfa gukunda nanjye ukundi hari cyane ko nta nubwo nzongera kugira n'umuntu twajya muri relationship ngo bibe byajya online ntago bizashoboka gusa nyine abakobwa nabo mwana bajye bamenya ubwenge mani ubwo nabo mbarabuye tu kumva mwakunda ibiceri by'umuntu mukumva umuntu ntago mwamukunda mwamwumva se ari so cyangwa ari nyoko
utwitsi warababaye uko biri kose gusa nyine turakoze sezera abanyarwanda n'ababwira ko inaca n'ibintu bazabakora ya mboneraho gusezera abanyarwanda abanyarwandakazi aba diaspora n'abandi bantu mugerageza guca kuri no YouTube channel mani nimba ugeze kuri no YouTube channel ngiye kugenda bahereza ibiganiro by'imiriro abanyempano bazimiye ku mihanda bose muzabasanga aha mugereho yaba views imwe uyikubiteho mani mukore subscribe mukore like ngiye kugira guca nterura ibintu byitwa ibiganiro bya danje amaboom play ndaje yose muzayabona kuri no YouTube yitwa yewe TV ndetse hari n'indi YouTube channel yabica muko tugiye gutangira kwaguriraho nayo ibiganiro mugiye kubona ibiganiro kuri YouTube channel yitwa yewe TV ndetse n'indi channel tuzabamenyesha kandi biri mu kuri kuzuye guteye ubwoba urakoze cyane ciao ciao